Ndagusuhuje. Hari akaririmbo abarokore bakunda kuririmba baba bavuga ngo isi yari ifite amaguru atatu none abiri yamaze kuvaho, bati isigariye ku kuguru kumwe, inshuti muze tuyibemo. Ibyo hari ibyo mbona nanjye nkumva neza koko ko turi mu nyongezo. Isi ishobora kuba yaranarangiye na kwa kuguru kumwe baririmba kwaramaze kuvaho. Nitwa Lani Claude, iyi ni Cyo TV. Niba ari bwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo iteka ntugacikwe. Subscribe ni iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, iryo jambo iwawe ni s'abonner. Umaze gukora subscribe cyangwa s'abonner, kanda kuri iyo nzogera kugira ngo iteka ko tumaze gutunganya ibiganiro byacu ujye ubona notification muri telefone yawe kumenyesha ko hari icyo tumaze gutunganya. Reba ibiganiro byacu, uduhe like, uduhe igitekerezo ku nkuru zose tukugezaho, ubundi nibigukundira usangize ibiganiro byacu inshuti zawe ziri hirya no hino kugira ngo turusheho kwagura umuryango w'abakurikira Cyo TV. Nguhaye ikaze. Mu Bugesera arasaba ubufasha bwo kuvuza umwana we wasambanijwe igihe yari afite ukwezi kumwe. Ntangira navuze ngo isi yari ifite amaguru atatu none abiri yamaze kuvaho, ubu dusigaye ku kuguru kumwe. Wumvishe iyi nkuru wahita wumva ko na kwa kundi kumwe gusigaye gushobora kuba kwavunitse. Isi irashaje. Ni umubyeyi witwa Mugore w'Ishyaka Martha, atuye mu murenge wa Ruhuha, akagari ka Gatanga, umudugudu wa Nyaburiba. Aha ni mu karere ka Bugesera. Arasaba ubufasha ko umwana we yitabwaho agahabwa ubuvuzi bwisumbuye nyuma yaho asambanyijwe igihe yari afite ukwezi kumwe gusa. Reka nkubwire uko iki kibazo giteye. Mugore w'Ishyaka Martha tariki ya 2 Ugushyingo umwaka wa 2020 ubwo yari atuye mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kangenge, umudugudu wa Biryogo, umwana we wari ufite ukwezi kumwe n'igice kuko yari yaravutse tariki ya 20 Nzeri umwaka wa 2022, yasambanijwe na Nshimiyimana Samuel ufite imyaka 18 y'ubukure wo mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera. Uyu musore yari yarapfushije nyina, hanyuma aza kubana n'uyu mubyeyi Mugore w'Ishyaka Martha. Nk'umuntu bari basanzwe babana, yamusigiye umwana we ubwo yari agiye kuri butike agiye guhaha. Avuyeyo apfubirana nawe avuye kumusambanya. Ibi nikimara kuba, yamenyesheje ubuyobozi ndetse yihutira kujyana umwana kwa muganga ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Icyo gihe ubuyobozi bumaze kubimenya, uyu musore yatawe muri yombi ndetse aza kuzakatirwa n'urukiko rwa Gasabo rwaje kumuha igifungo cya burundu. Uyu mubyeyi aganira n'Umuseke yavuze ko nyuma yaho umwana yahuye n'uburwayi bwo kujojoba ndetse akagira n'ikibazo mu matako. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera uyu mubyeyi abarizwamo bwagerageje kuvuza uyu mwana akoresheje ubwisungane mu kwivuza aribwo Mutuelle de Santé. Ariko umwaka n'amezi 4 birashize amuvuriza mu bitaro bya Nyamata ariko akaba atarakira. Ubu arasaba ubuvugizi bwisumbuyeho ngo arebe ko yarengera ubuzima bw'uwo mwana. Mugore w'Ishyaka yabanaga n'umugabo we, ariko umugabo aza kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Yavuze ko umwana we yavuwe uburwayi bukaza koroha, ariko ko akeneye ubuvuzi bwisumbuye kugira ngo umwana we abashe kugenda. Mu gahinda kenshi yagize ati, ubu biri koroha kuko atakijojoba, wenda ntabwo ajojoba buri mwanya. Barambwiye ngo niyongera kugira ikibazo nzagaruke kwa muganga. Icyo mvuga cyoroshye ni ukujojoba gusa, ariko guhagarara ngo abe yabasha kugenda cyangwa se ngo atere intambwe ntabwo bikunda. Aramutse avuwe yakira kuko ubu yaranazingamye. Mugore w'Ishyaka yakomeje agira ati, akaguru kamwe iyo karambuye nta kibazo, ariko akandi iyo ko nkarambuye aratonekara. Umva ahita arira iyo nkarambuye. Mba mbona gukura kwe bizagorana kuko akaguru kamwe
aragatambutsa, ariko akandi kazamo ikibazo cyangwa se kazamo shock. Uyu mubyeyi yavuze ko ku bitaro bya Nyamata aho asanzwe avuriza uyu mwana we, abaganga bamubwiye ko umwana akiri muto wenda azagenda, ariko uyu mubyeyi agira impungenge z'uko amaze igihe kinini ataragenda kandi yarageze igihe cyo kugenda ndetse akaba anagitaka. Yavuze ati ndagenda nkavuza, nari nababwiye ngo nyamara afite akaguru gafite ikibazo, ubwo nabo barambwira ngo ubwo ari umwana azagenda, karacyari gato, ntabwo twamenya niba akaguru gafite ikibazo cyangwa kadafite ikibazo, ariko nkanjye nk'umubyeyi w'umwana ugeze umwaka n'amezi 4 nkareba akaguru ke nakarambura nkabona arababaye cyane, mbona ko gafite ikibazo. Uyu mubyeyi si uburwayi bw'umwana gusa kuko n'imibereho iracyamugora. Yavuze ko nyuma yo guhura n'icyo kibazo n'umugabo we wamufashaga kurera uwo mwana, yaje kurwara uburwayi bwo mu mutwe ajya kwivuriza iwabo mu karere ka Nyabihu. Imibereho yaramugoye cyane maze ahitamo gusubira mu muryango we utuye mu murenge wa Ruhuha. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera batuyemo bwari bwamwijeje ubufasha bw'imibereho bumusaba kwandika ibaruwa ibisaba. Yavuze ko ibaruwa yaje kuyandika ariko aza kubwirwa n'umwe mu bakozi b'akarere ko nta bufasha azahabwa kuko yagaragaje ikibazo cye mu itangazamakuru. Uyu mubyeyi yakomeje agira ati bari bambwiye ngo ngende social anyandikire kuko bari banshyize mu mashini, hanyuma nanyandikira banyereke umuntu ushinzwe gukorera abantu imishinga, uwo mushinga ujye mu karere bazanshakira ubufasha bw'amafaranga kugira ngo mbashe kugira icyo nkora nanjye niteze imbere. Yarakomeje ati ejo nibwo yampakaniye avuga ngo ntabyo yakora, bajye bamfasha nk'uko bafasha abandi bose, akarere ntibazagire icyo bakabaza. Ikinyamakuru Umuseke cyagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera Bwana Richard Mutabazi, ariko ntiyashimye kugira icyo avugana nabo ndetse n'ubutumwa yohereje ntabwo bwigeze busubizwa n'umuyobozi w'akarere. Uyu mubyeyi yavuze ko akeneye ubufasha bw'abagira neza kugira ngo umwana we avurwe abashe kugenda nk'abandi bana. Uwo waba uri we wese uramutse wumvise iyi nkuru y'uyu mubyeyi agahinda karagusaga ku buryo wanarira. Ikintu kibabaje kurusha ibindi byose ni uko ubuyobozi bwakabaye bumwitaho uko bushoboye bwanze kugira icyo bumufasha, haba ku mibereho ye bwite ndetse no kongera kumufasha kugira ngo abone ikimutunga n'uwo mwana we urembejwe n'uburwayi. Abantu babaye inyamaswa, ukibaza ukuntu nanone umuntu w'umugabo muzima yafashe icyemezo cyo gufata ku ngufu umwana ungana gutya, uruhinja rudori, nabyo bikagutera ubwoba. Hari ubwo muri cyo mvuga kuri ibi bintu nk'ibi, reka twizere Imana ko hari kizafasha uyu mwana w'umukobwa agakira ndetse n'uyu muryango ukagira uko wahindurirwa ubuzima. Ariko nanone umuntu wese ufite umutima utabara akwiye gutekereza kuri uyu mubyeyi. Reka mbashimire gukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Rani Claude. Komeza urebe ibiganiro byacu bisangirize inshuti zawe ziri hirya no hino, ubundi mudufashe kwagura umuryango w'abakurikira Ishyo TV. Reka tuzasubire mu nkuru n'ibiganiro byacu bitaha. Ndabashimiye cyane.